twongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mudukurikiye mu biganiro byacu kubaho neza. Tukaba twongeye kubararikira gukurikira ibiganiro byacu. Twasoje ikiganiro tubabwira ko tuzagikomeza ikiganiro aho twavugaga ku burwayi bw'ivi, turi kumwe na Jean Dorape Mutabazi, akaba akorera kuri Unique Rehabilitation Clinic, ni hano hafi i Remera. Akaba yaratubwiraga ku burwayi bw'ivi. Uyu munsi none tugiye kuvuga ku buvuzi. Ese iyi ivi ryarwaye, ryagize bya bimenyetso twavugaga, kubabara, kubyimbirwa, ukumva uburyaryate, ukumva ushaka nko gushimamo, ukahina ivi ntibyemere, ugatambuka ugacumbagira, icyo gihe ubuvuzi bumeze gute? Nibyo rero agiye kutubwira, ariko twongera kubibutsa ko igihe utangiye kumva uburwayi, igihe utangiye kubabara, gana ku ivuriro kugira ngo bagufashe hakiri kare, bitazatinda bikakubyarira ibindi bintu bikomeye, byagana no kuba ivi barisimbuza urundi rugingo, ukajya ugendana insimburangingo bitari ngombwa. Reka rero tumutege amatwi atubwire ku buvuzi bw'ivi. Buriya akenshi umuntu avura bitewe n'ibimenyetso na history umuntu yakubwiye, ibimenyetso, ibizamini byakozwe. Ntabwo kuvura ivi ari ikintu cyoroha, kubera ko hagomba kuba hari ibyo bimenyetso, ariko hari n'ibizamini. Hari ibizamini bifatwa. Siritu navuga ngo ikizamini cy'ibanze ni uguca mu cyuma cyoroshye kugira ngo barebe ya magufa yose uko ameze, niba ari mu murongo, niba yose nta kibazo. Ariko nanone iki kizamini ntago ngewe nkunda kucyaka abarwayi. Ncyaka abarwayi mu gihe ari yagize bya bindi navuga ngo ni impanuka, yaguye, yakubise ivi hasi, y'imodoka, aho nkunda kucyaka, kubera ko mbashaka kugira ngo making sure ko nta fracture irimo, nta mvune y'igufa irimo. Iyo ari ibindi bimenyetso bisanzwe na history isanzwe, nkakora examen, nkareba, dukunda gukora MRI. Buriya IRM niyo examen iguha neza ibibazo bishobora kuba biri mu ivi, kandi kuko yo ireba twatunyama twose two imbere X-ray idashobora kubona. Rero kuvura ivi byose bitangirira kuri resultat za examen umuntu yakoze. Buriya kuba nabonanye na muganga akambwira nkakora ibyo bizamini byanjye biri physique, hari abo umuntu yemerera kuba yavurwa atagiye muri ibyo byose by'ibizamini bitewe nuko abara akantu koroshye. Ariko iyo ari ibintu biri serious, biri advanced, ni byiza gukora examen. Iyo examen ije rero result ikaza, umuntu niho muganga decida. Ariko akenshi iyo atari accident ikomeye, akenshi tubanze icyo bita conservative treatment. Conservative treatment ni ubuvuzi uvurwa utabazwe. Ni bwa bugororangingo, ni kwa kwigisha umuntu uko ari buze gufata ivi rye neza, ni ukumuha protection minimally kugira ngo atahakoresha cyane, ukabumubuza ibyo agomba kubakora mu gihe runaka, hanyuma hakaza yego n'ivi ni kimwe. Iyo wafashe history neza y'ibyo byariteye, bimwe muri byo byariteye ubimukuraho. Ivi ni urugingo ruri complex kuruvura, ruravuna cyane kuruvura, rutwara n'igihe kirekire. Sinzi niba urumva umukinyi wagize ngo ligament injury cyangwa se menisca, bakamubwira ko azasubira mu kibuga nyuma y'amezi 9. Biriya ni protocol, buri kwezi hari icyo abagomba gukora, mu mezi 6 akaba amaze gukira, nibura bakongera bakamutegura mu mezi 3 yandi kugira ngo mu mezi 9 azaba ari tayari gusubira mu kibuga. Iyo rero umuntu rimwe na rimwe atabyumva, hari igihe bimufrustratinga no mu mutwe, akumva agiye kumara amezi 3 buragorana, amezi 3 yivuza, akumva ntago abyumva neza. So rero hakabaho n'izindi case zisaba kubagwa. Ni case izozo dukora rehabilitation, dukora physiotherapy nyuma yo kubagwa, nubwo dushobora no kwikora mbere mu gihe ategereje ko abonana na muganga. Izo ni za zindi twita ko
imitsi yo mo imbere yacitse, ni ukuvuga ngo habaye icyo bita ligament tear, complete tear, za ligament croisé yacitse burundu, cyangwa se menisca yazangasire zo mo imbere yacitse burundu, icyo gihe habaho kubagwa. Reka mbwira abantu ko kubagwa kwivi ubu ngubu dufite ubuvuzi bwiza, non invasive surgery, nuko ntago bakisatura, bakoresha kamera bakinjiramo bakadoda, ubundi ukitahira ukongera ukajya. nta nkovu nini cyane, si nka kera, ntabwo ari nka kera. Nkunda kubona abantu mu majimu, ufite nkababona turakora jimu ariko afite protection y'ivi, amubaza se ufite ikibazo kirarara, akakubwira ati no nagize menisca tear, ukabona arayikoreraho koko, kandi ukabona amazi imyaka 2-3 ayikoreraho, ariko ari kwa grave ikibazo, arimo aratinda kubera ko atagenda ngo bakore surgery bafixe kara kantu amezi 6, 8, 9, ubuzima burakomeza. Izo kese zibaho. Hari ligament croisé ACL tear yaracitse completely, zirabara zibaga bakazikora neza. Ubuvuzi burahari mu Rwanda, burahari se mu bitaro byose, kuzi ko muri abantu igice kinini gikoresha mituweli, duhera ku bigo nderabuzima tukajya ku bitaro tukazagera kuri bitaro biri specialize byatinze. Rwose burahari. Reka mbivuge ko buhari mu Rwanda hose, kubera ko mwarabibonye tarifu, navuga ngo hari ibyo bongeyemo kuri mituweli, mwarabibonye biriho mwivi babishyizemo, surgery y'ivi irimo, gufixa bira bibazo byose babishyizemo. Abantu tujye, ubuvuzi burahenze, iyo mituweli zamuye kuriya nuko biba bihenze. Kuvura uriya muganga iriya gikoresho yakoreshe kirahenda cyane. So kuba bazamuraho ka mituweli kuriya mu by'ukuri nukugira ngo abantu nabo batumva ko ari ibintu biciriritse, ariko warabibonye ko kuvura ivi bakoresheje buriya buryo navugaga bwa surgery biri kuri mituweli ku bitaro byose. Birahari kandi abaganga barahari, iyo n'ibikoresho birahari. Iyo abaganga babona bitaba bibagoye barohereza ahandi. Abaganga barahari abadokteri babyize. Aho rero niho ngewe nziramo nyuma, kubera ko iyo muganga amaze kubaga ririya vi, amaze gufixa menisca, amaze gufixa ligament croisé imeze neza, ubundi akazi ke aba amaze kukarangiza 30% kugira ngo umuntu azakire. Ubundi ahasigaye na hacu kugira ngo umuntu azasubire mu buzima busanzwe. 70% ni kwa kumenya etape par etape. Ukwezi kwa mbere physiotherapy turakora ibi, ukabyumva neza ukanabyubahiriza, kubera ko hari abarwayi bamwe ubona ukamubwira uti no uku kwezi turiga guhina ivi gusa, akakubwira no ngewe se nzasubira mu kazi ryari. Azi muganga ntago ngewe ndeba akazi, ndeba ahubwo ubuzima bwawe, igihe uzasubira mu kazi kirahari uzagasubiramo. Hari n'igihe abantu bafite pressure y'umukoresha, ariko abakoresha nabo reka bajye borohera abarwayi. Arega umuntu ararwaye, umuntu yivuze neza, yivuze igihe cyabigenwe. Natwe si tuba dushaka kumva ko umuntu yagomeza kuba kwa muganga. Hari abo dukora rehab nk'amezi 2 tukabona ashobora gutangira kujya ku kazi, binaramumotiva mu mutwe, kuko umuntu umaze amezi 3 anari mu rugo nawe ubona ko byatangiye kumwafecta mu mutwe. So iyo bibaye ngombwa rero turamurekura gake tukamuha iminsi 2, iminsi 3, amasaha make, tukora medical report ku buryo umukoresha ashobora kubyumva. So urumva rero ubuvuzi bwo burahari, ariko bukagendera ku mpamvu cyangwa se uburwayi umuntu afite. Kugeza ubu ubuvuzi bw'ivi burahari. Ubwo rero mise nongera kwibaza nti hari abantu arwara nk'uko agatangira kumva amagufa yo mwiba ari gukocorana, akaba yavuga ati reka nkore marishe cyane cyangwa ngiye muri gym, mbese akishakira mu mutwe we ikintu yumva cyamufasha, ukiyongera akazageza wenda n'igihe bamubaga mukamubwira mutugomba kuzageza kugira ngo twongere tugorore urugingo, nabwo ntakurikize gahunda. Ingaruka igihe umuntu ativuje kare, ativuje neza, atubahirije inama za muganga cyangwa se za physiotherapist, ingaruka zo ni nyinshi. Ingaruka ni nyinshi kubera ko njya mbona abantu akaza yaratinze kwivuza pe,
ukamubaza se ibi bibazo by'ivi ubimaranye igihe kingana iki, akakubwira ati n'umwaka simwibuka, icyo nzi cyo nuko maze imyaka irenga 5 ndwana n'ivi. Noneho ugasanga mu by'ukuri uko agenda ahubwo arwana n'ivi, ugasanga yararyangirije niho uzasanga abarwayi bajye bababarira abaganga, kubera ko uzasanga umuntu yariyishe mu ivi, muganga yakora examen ukabona umuntu ivi rye ryarashaje kuko yarikoreyeho ararihatiriza ngo arimo arivura, ugasanga umuganga arakubwiye ati ubu option ihari ni ugukora icyo bita ni replacement, ni ukuribaga tukariharura tukishyiramo ibyuma kugira ngo ivi ryawe nyine icyo bita ni replacement, ni insimburangingo rwose. Urugingo rwawe rwarashaje rurangirika kubera kurukoreraho igihe kirekire. So ubu ngubu igihari ni uko tugiye hari aho barasatura, hari aho barasatura kuko baragenda bagafixamo ibyuma hejuru no hasi kuri femire na tibia, bakaharura ibintu byose bagakuraho, hanyuma bagafixaho ibyuma kuko ivi ryarangiritse kubera kurihatiriza, kubera kutivuza, kubera kumva ko donc hari ibyo wakwikorera byatuma ukira. Ibyo rero urumva ko ni ikibazo, ni ikibazo. Yego, murumva ko nyamuneka gutinda kwivuza ni ukwikururira ibibazo bikomeye, kandi byashobokaga ko ivi wivuza hakiri kare ugakira ugasubira mu kazi kawe ugashobora kugenda nta kibazo. Naho se hariya mutubwira muti hari igihe bagusaba kujya mu bugororangingo amezi 3 amezi 4, ubwo iyo ukoze ukajya kubona umuntu wari uri kumufasha nyuma y'amezi 2 aragiye kandi yari afite andi nk'abiri imbere ye, byo bigenda bite? Ubundi njyewe nk'umuganga hari icyo navuga ngo science ivuga, ariko nanone hari ikihari, hari reality ihari, sibyo? Muganga ashobora kwandika uyu muntu azakora rehabilitation y'amezi 3, ariko umubiri w'umurwayi rwose ukaba wakira ibintu vuba ku buryo yakira mbere cyane. Bibaho cyane, nkunda kubibona. Umuntu akaza yarabazwe ivi, noneho ugasanga mu by'ukuri protocol ni amezi 3 n'ane, ukagenda ugabanya doze kugeza ku mezi 6, ariko ugakora rehab amezi 2, ukabona umuntu imbago yazivuyeho, yatangiye kugenda, yatangiye donc equilibre yaje. Amezi 3 ukabona rwose bitewe nuko yitabiriye kwivuza, bitewe n'imyaka, bitewe n'ubushobozi, kuko nabyo ni ibintu biba bihenze. Yivuje neza, imyaka ye ni mitoya, atuye hafi. Ibyo ni ibintu byose dukonsidera kugira ngo umuntu abe ashobora kuba muri rehab igihe gitoya. Ariko hari n'abantu usanga aza rimwe mu cyumweru, nta bushobozi, atuye kure, ibyo nabyo bibaho. Aba bantu icyo tubakorera, ugerageza kumwigisha cyane akumva uruhare rwe kugira ngo azakire, nubwo bishobora gutwara igihe kirekire, ariko nibura ukamuha n'ibyo agomba gukora mu rugo. Iyo tugize amahirwe azana n'undi muntu ushobora kumwumva bari kumwe mu rugo, ushobora kumufasha, kumwibutsa ibyo yakora, ibyo muganga yamutegetse. Wenda tugana ku musozo, twagiraga ngo mugire inama abantu rero mu byiciro bitandukanye, abato, abakuze, babandi kubera imyaka ivi ritangira kugira ibibazo, ni gute twabungabunga ubuzima bw'ivi ryacu kugira ngo umuntu ashobore gusaza ivi rimeze neza? Kugira ngo umuntu abungabunge ivi ni ibintu byinshi. Hari n'ibyo navuga ngo tutakoraho kubera ko ari nk'umuntu ukuze, amavi yo birumvikana, ariko nanone hari icyo yakora, kugerageza kuticara hamwe. Ku bantu bakuze, kuticara umwanya munini hamwe, kubera ko iyo umuntu akuze imitsi nyine iba yaratakaje imbaraga, ingingo zarashaje. Rero uko umuntu yicara hamwe
bigenda bigagara ku bantu bakuze. Niyo mpamvu ku bantu bakuze kugira ngo barinde ivi ryabo nuko bagomba bakagerageza kubuja, bakagenda ntiyicare cyane ahantu hamwe. ariko ntabwo waciye mu ijambo. Hari abantu bakuze usanga afite imyaka 80 akimeze neza, hakaba undi ufite imyaka 70 amavi ye yaragize ibibazo. Ese niba biterwa nuko yitwaye imbere akiri muto? Nabyo biriho ugasanga hari umuntu nyine usanga ubundi ari inactive, nta siporo, nta nukwirira gusa akicarira. Nabyo bibaho cyane, ugasanga umuntu uko yitwaye kera akiri mutoya biramukurikirana paka ageze mu zabukuru. So ku bantu bakuru rero nanone nukwirinda kurya ibiryo navuga ngo byongera ibiro. Urumva uko umuntu akura activity igenda igabanuka. Iyo urya rero ibiryo bitaboneye cyangwa se ibiryo byongera ibiro, umubiri ntabwo bikoresha. Noneho rero ugasanga urabyibuha. Uko kubyibuha rero bigatera ibibazo, kuko niyo witeruye ntubishobora kandi imitsi yawe nta mbaraga ifite kubera kusaza. Ibyo rero ku bantu bakuze bagomba kumenya ibyo kurya cyane. Nangira abantu inama gusanga aba nutritionist, ko ngewe ntago ndi bubagira inama kuko ntago nizi iby'imirire, ariko ni ingenzi cyane kumenya ibyo ugomba kurya mu gihe ugize imyaka yigiye rujuru kugira ngo urinde ya mavi yawe. Hanyuma indi nama natanga ni abantu bakora siporo zitabagenewe, gusimbuka imigozi, kwiruka, nabivuze. Ziriya ni siporo akenshi umuntu akora nta kibazo afite, ariko niba umuntu ari gukora siporo akumva mu ivi harimo akantu katameze neza, akumva ivi ntabwo rifite imbaraga, wihatiriza. Njya nkunda kubibona abakoci mu majimu menshi rwose, push, kora, gira, ntabwo ari byo. Biriya ntabwo ari byo rwose, ntabwo ari byo. Kubera ko uko umuntu ahatiriza ngo gira gutya, sutama, uterura, zamuka, simbuka, ntabwo ari byo. Kubera ko uko umuntu agenda bikora abirepeta bigeraho noneho bikaba byarusha imbaraga y'amarigama ashinzwe gustabiliza ivi, ukumva rirakarakinze cyangwa se yarigamira acitse. Njya mbabona mu majimu. Ntabwo ari byo rero. Ifo kumvira umubiri mu gihe nubwo coach yawe yaba kubwira ngo kora ibi nibyo bizatuma ugerana, banza mugi inama na coach, mubwire icyo ushaka ariko akujyane buhoro, unamubwire ko utabimenyereye, na coach akumve akujyane gake. Hanyuma ku bantu bakora ingendo ndende, kugira ngo turinde amavi yacu, ku bantu bakora ingendo ndende, abashoferi batwara amakamyo y'igihe kirekire, ndabafite benshi barwaye amavi hanze y'igihugu. Babashoferi ava Kigali akagira Rusizi, akava Rusizi akagera hano akongera agasubirayo. Ndagira ngo mbakangurire ko zirangendo ndende ni ngombwa n'ubuzima, ariko byibura wa muntu ufite urugendo rurerure cyane, buri masaha birave mu modoka ayizenguruka inshuro 2 cyangwa 3, aci ibumoso aci iburyo, nibura 3 yongera atware, agorora izo ngingo z'amavi. Nibura buriya na concentration y'ubwonko iba yongeye kugaruka. Yego. So noneho ku bantu navuga ngo barwaye amavi ugasanga nta kindi kintu cyabiteye, ifo kujya kwa muganga bagakora check up, bakareba impamvu kubera iki ntacyo yakoze. Barahari nabo akubwira ati sinigeze ntwara, sinigeze nicara igihe kirekire, sinigeze nkora siporo, ariko amavi arandya. Birashoboka ko yamyunyungugu yaba ari ntayo, cyangwa se ari umugongo, cyangwa se ari itako, bitewe n'ibindi bibazo umuntu cyangwa se n'ubundi buzima asanzwe aba yibereyemo, ugasanga biri manifesta mu ivi. Turamushimiye cyane muganga inzobere mu bijyanye n'ubugororangingo Jean Dorape Mutabazi, aratuganiriye rwose ku ivi, avuga ibirugize, avuga ibimenyetso byaryo,
ariko aza no kuvuga ku buvuzi nk'uko ivi rigoye no kurivura biba bigoye, ariko araduhumurije ati ubu noneho hari ubuvuzi bwiza, ubuvuzi bwateye imbere, ubuvuzi aho bashobora kukuvura batanakubaze, bakaba bakoresha ibyuma birebamo imbere, bakaba bakosora ikibazo bitabaye ngombwa ngo bakubage. Ariko nanone iyo utinze, iyo wowe wivuje nabi, bishobora gutuma bagushyiramo insimburangingo. Insimburangingo nta kindi rero ni ukubaga, icyo gihe nta kindi wakora. Akaba asoje anagira inama abantu kumenya gufata neza ivi, kumenya kuribungabunga, kubera yuko ridufasha mu kazi gakomeye. Rihuriraho n'izindi ngingo nyinshi, umugongo utameze neza ukabyumvira mu ivi, itako ritameze neza ukabyumvira mu ivi, ikirenge, byose. Ubwo rero inama asorejeho tuzishyize mu bikorwa byadufasha kubungabunga ubuzima bwacu bw'ivi. Abakuze batubuse nge nabigira gute, bitangira kare nyine, ukamenyera kujya urigendesha, urikoresha izo za muvoma, kugira ngo utazageraho mu myaka ikuze ugasanga ivi ryabaye ikibazo. Turamushimiye cyane, twizera ko inama duhaye nituzikurikiza tuzabungabunga ubuzima bwacu bw'ivi, ariko no kwivuza kare no kwivuza neza nabyo bikaba ingenzi. Reka rero ikiganiro tugicumbikira ahangaha, twizere yuko mukuyemo impuguro nyinshi zibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nge na Louise Nganyira, dukomeze kubifuriza ubuzima bwiza.